zihindura ubugingo bwacu bantu bose bicazwa kuryumva mana yacu mwuka wawe wera aduhishurire kuryumva no kurisobanukirwa tusabiye mushumba mana yacu kugira ngo mwambike imbaraga kuko ni wowe imbaraga zacu twebwe twese ngaho ubuntu bwawe ni imbaraga zawe bane natwe muri zose mu izina rya Yesu amen. Reka nsoma amagambo make hanyuma tuze kuganira. Ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 5 ndahera ku murongo wa mbere turasoma imirongo nkingahe. Yesaya ibice 5 umurongo wa mbere biravuze ngo reka ndirimbira umukunzi wanje indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanje yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Kuri 3 aravuga ngo yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu namwe bagabo b'i Buyuda nimudukize njewe n'uruzabibu rwanje. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanje nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Ubutumwa bwiza bwa Matayo, ariko reka nkoreshe verisiyo ya Bibiliya ijambo ry'Imana ibice 5 umurongo wa 7 ndasoma n'umurongo w'9. Biravuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Umurongo wa 9 ukavuga ngo hahirwa abazana amahoro mu bantu kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka tuganire umwanya Imana iduhaye. Ubushize tuganira twaravuze ngo hari imirima ibiri ubundi duteramo imbuto. Ubushize twavuze ngo umurima wa mbere ni wowe ubwawe nanje, mu yandi magambo ni umutima wawe n'umutima wanje, ni wowe. Ariko turavuga ngo hari undi murima dushobora gufata nka kibidukikije cyangwa se environnement, monde extérieur. Uyu munsi ikintu natekereje tugiye kuvugana ni ikibazo ndi kwibaza, ariko nawe ushobora kucibaza. Ikibazo kibaza ngo se
umusaruro Imana idutezeho niwo turi kwera. Mu yandi magambo, umusaruro Imana ari duteze, kuko Bibiliya iravuga ngo muri umuco w'isi. Niko Bibiliya ivuga, muri umuco w'isi. Abakristo muri umuco w'isi. Siko turi umuco w'isi. Koko turi kumurikira isi. Wifashe ukikorera evaluation kandi ukayikora nta marangamutima, nta bindi, kuko burya hari igihe ushobora gukora evaluation ariko ukayikorana n'amarangamutima no kwirengagiza, ariko ubikoze nta marangamutima ushobora gutanga ikihe gisubizo. Ese umusaruro Imana idutezeho nk'abakristu, nk'ubwoko bwayo, niwo turi gutanga, niwo turi guha iyi environnement, aba bantu ba imonde ituzengurutse, turi kubaha umusaruro koko Imana idutezeho. Byatumye rero ntekereza kuri aya magambo twasomye. Bibiliya yavuze ngo hari umuntu wari ufite, twavuga ngo yari afite ubutaka, yari afite ahantu, yari afite urutoki ahantu. Ikintu cya mbere cyantangaje, Bibiliya yaravuze ngo urwo rutoki ahantu rwari ruteye cyangwa se ahantu rwari ruhinze, ngo hari ku musozi urumbuka. Mu yandi magambo, hari ku musozi wera. Bwari ubutaka bwiza bwera, kuko hari abantu bose, abenshi nyine bazize ubuhinzi, hari ababyize, ngira ngo turi kumwe hano, n'abatarabyize barabibonye, hari n'ababikoze. Ikintu cya mbere, iyo uteye imbuto ureba umenya ko ubutaka bwera. Iyo ubutaka bwera aba ari amahirwe deja agaragara yuko ya mbuto izera. Uwo musozi uru ruzabibu ngo rwari ruriho, ngo wari umusozi wera, bwari ubutaka bwera. Cya kabiri, amaze gutera, biravuze ngo acukura amabuye. Donc mu yandi magambo, avanamwe ibintu byose bishobora gutuma ya mbuto agiye gutera itagira ikibazo cyatuma idatanga umusaruro. Ibyo bintu ngo abikuramo, ngo acukura amabuye ayakuramo, ndetse ngo aranabyubakira. Mu yandi magambo, akora ibishoboka byose entretien y'ubutaka yose yari yakozwe kugira ngo imbuto yateye izere neza. Icya gatatu, hanyuma ngo abibamwo insina, ngo y'uruzabibu, ngo y'ubwoko bwiza cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Abibamwo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Murabizi burya imbuto zishobora kuba byose ari ibigori, ariko hazabaho ibigori by'ubwoko bwiza kuruta ibindi. Ntimubizi? Haba n'ibishimbo n'ibindi. Bazavuga ngo ubwoko bw'ibishimbo buzabwera cyane. Ni ibishimbo by'ubwoko bwiza cyane. Noneho uruzabibu ngo yari yateye, ngo yari insina y'ubwoko bwiza cyane. Mu yandi magambo, kondisiyo zose
zose zishoboka ko uru ruzabibu rwagombaga kwera neza zari zuzuye. Ngo yiringira ko yari afite asiranse yose yuko ngo urwo ruzabibu rwe rugomba kwera imbuto kandi nziza. Ariko ngo rwari ruzabibu rugiye kwera ngo rwera indibu. Mu zindi version nasomye Bibiliya ijambo ry'Imana ndetse na Bibiliya z'indimi, Bibiliya y'Igifaransa, biravuga ngo yarazi ko uru ruzabibu ruzera imbuto kandi nziza, ngo ariko rugiye kwera rwera ngo imbuto mbi. Nabitekereje mbona ninka kwa kundi naje nabayeho bahinga ibigori. Hari ibigori byazaga bimera bigakura nk'ibindi bikanaheka, ibyo bita guheka, ariko bikaza kuvamwo ibyo bitaga ngo ni ibifumo. Wafata ikigori ukabona biriya bishishwa by'inyuma ukabona kirasa n'ibindi, ariko wafungura ugasanga nta kigori kirimo, ibifumo. Uyu mugabo ngo agiye kureba ngo asanga rwa ruzabibu rwe rweze ibintu atexpectinga pe. Hanyuma uriya murongo ukurikiraho ngo aravuga ngo yemwe bantu b'i Yerusalemu, namwe bantu b'i Buyuda, nimuncire urubanza n'uru ruzabibu rwanje. Aribaza ngo aravuga ngo ese ikintu nari nkwiriye gukorera uru ruzabibu ntakoze niki? Ko nzi neza ko ibintu byose ibyagombaga gukorwa byose, ko nzi neza ko nabikoze neza, ni ukubera iki rweze ibintu ntari ntegereje? Usomye hepfo yageze naho ashaka gufata decision, aravuga ngo ngiye ku ndabonaga solution isigaye no ngiye kururimbura. Imana ishimwa cyane. Ko ndashaka ngo tugume dutekereze ngo ese umusaruro Imana dutezeho, Yesu adutezeho, niwo turi gutanga. Yesu ko ategereje ko twera inzabibu nziza, nizo turi kwera cyangwa twaba turi kwera indibu? Bushize ndatekereza ko ari Pastor Senkade ngira ngo yatubwiye ko Imana ubwayo hari igishoro yakoze kugira ngo tube umusaruro. Hari igishoro Imana yakoze kugira ngo tube umusaruro. Ni byiza cyane nabitekereje kubera ko byahuriranye n'umunsi mwiza, kuko zaba indirimbo zaririmbwe yaba amagambo yagiye avugwa yose yagiye agaruka ku gishoro Imana yatanze yakoze kugira ngo tube twatanga umusaruro mwiza. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo mwabyumvise kuko twagarutse Gorigota, twagarutse ku musaraba, niyo magambo yavuzwe cyane. Imana na Yesu, reka mbivuge muri aya magambo ngo ntaco batakoze. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Ntaco batakoze. Kondisiyo zose icyo basabwaga, Bibiliya zivuga ngo Imana imaze kurema umuntu ikabona ko umuntu yagenze nabi, hari ukuntu Imana yagiye mu maetape igerageza gukora ibintu bituma wa muntu yongera kugaruka mu nzira nziza kandi agatanga umusaruro Imana yexpectingaga kuva yamurema.
habayeho periode y'amategeko, Imana ikabaha amategeko, Imana ibaha abahanuzi, ibintu biragenda, ariko bigezaho, sifa kwa Mungu, bigezaho Imana irinda isa kondisyo zose, yohereza umwana wayo w'ikinege, sifa kwa Mungu, haleluya, yohereza umwana wayo w'ikinege, aza mu isi, ataje kuba mu isi, aza mu isi afite misiyo yo kugira ngo Imana itange igishoro gituma umwana w'umuntu ashobora guhinduka agatanga umusaruro Imana imwifuzaho. Imana ishimwe. Reka mbabaze iki kibazo. Yesu yaraje mu isi, avuka mu isi, aba umuntu. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi. Yesu aravuga ngo no mu ivuka ryawe nta hantu hariho hagutunganiye mwana. Undi muririmbyi aravuga ngo uyu mwana w'uruhinja ninde, wabyawe n'umukene, ngo doraryamye mu kiraro c'inka kuko icumbi ryabuze. Nukuvuga ngo Imana iremera itanga umwana wayo. Yesu aremera, aramanuka, aravuka buruhinja. Kikintu kizakindangaza cyane, aremera aja mu nda ya Mariya, aba uruhinja, sifa kwa Mungu. Ariko muzamutekereza Imana yabaye uruhinja. Mutekereze namwe uruhinja rwavutse kiyo kurya nk'umunsi wa mbere uko ruba rumeze. Nimurebe Imana yaremye ibintu byose, ariko muyirebe yabaye uruhinja wa mbere, umunsi wa mbere. Ko ndashaka aya magambo yose ko ndayavugira kubabwira ngo ntaco Imana itakoze kugira ngo twere imbuto ishaka. Sifa kwa Mungu, haleluya. Ntaco itakoze. Aravuka, arakura, aje Goligota ku musaraba. Twabivuze, twabyumvise cyane. Arakubitwa, arasuzugurwa, yambikwa ikamba ry'amahwa, aterwa icumu mu rubavu, bivuga ngo havamwo amazi, ngo havamwo n'amaraso. Aja mu gashamba k'Igetsemani asengana umubabaro. Ntaco atakoze, sifa kwa Mungu. Icongeyeho, muzamutekereza ngo Yesu muri misiyo ye, muzamutekereza ko yigeze aferinga? Muzamutekereza ko yaferinze? Nimba tutari gutanga umusaruro adutezeho, nuko yaferinze? Sifa kwa Mungu, haleluya. Yesu misiyo ye yayikoze neza, kandi ntabwo yayitaye inzira. Burya hazabiyo umuntu ahabwa misiyo cyangwa bakaguha inshingano zo gukora ikintu, hari abatazabikora neza bigaferinga. Ndaneba nk'abantu b'abakonsilita hano turabagira, ndabona nk'aba Philippe hariya, uzabiyo bamubwira bati turashaka gukora iki n'iki. Ndabona mu kazi baja mu manama ibyo bita ngo ni validation. Hari igihe baja kuvalida bakavuga bati umuntu
umuntu yarakoze ariko ko turabona ibintu bita hakaba abo babisubizamwo, hakaba abo byangwa bakavuga bati zaferinze ntibimeze neza. Ariko reka mbabwire ngo umurimo Yesu yaje gukora mu isi, haleluya, duheze Imana icubahiro, umurimo yaje gukora mu isi yawukoze neza. Sifa kwa Mungu, yawukoze neza. Cya kabiri, imirimo yano ku isi hari igihe bamwe bakora ibintu bakabitanzira pe. Umuntu akabona kontra yo gukora ikintu, nimba ari umuhanda cyangwa iki, zagera mu nzira bikananira, bakavuga bati wa muntu yananiwe kurangiza yananiwe kurangiza igikorwa agomba gukora. Ariko Yesu yakoze umurimo yari yatumwe neza, hanyuma arawusoza. Sifa kwa Mungu, haleluya, arawusoza kandi awusoza neza. Arigorigota ku musaraba. Bibiliya zivuga ngo yaravuze mu magambo yavugiye ku musaraba, irya nyuma ngo yaravuze ngo birarangiye. Sifa kwa Mungu, haleluya, birarangiye. Ndetse n'umusa azuka ahuye n'abigishwa be, ngo barababwira ngo nahawe ubutware bw'isi n'ijuru. Ni kuvuga ngo umurimo yahawe yawukoze neza, hanyuma aranawusoza. Bivuze ngo kondisiyo zose ameze neza nk'uriya muntu wari uriya ruzabibu. Kondisiyo zose zo kugira ngo uruzabibu Yesu yateye ari rwo twe, kugira ngo rwere imbuto, kandi imbuto nziza zishobora kumurikira amahanga n'aba badukikije n'abandi bose. Kondisiyo zose Imana icyo yagombaga gukora cyose yaragikoze, kandi yagikoze neza, kandi yaragisoje. Imana ishimwe. Amagambo yandi twasomye iriya mirongo ni ingero nto nafashe. Burya umusaruro wakwibaza ngo se ubundi umusaruro Yesu adutezeho ni uwe. Tituzatuza guterana, tituzadutanga amaturo, tituzaturirimba, tituzatuvuga kuko mbaye mvuga, titwasengewe, ntitumaze imyaka myinshi mu itorero. Hari abaza kuvuga akikubita ku mutima ngo nje maze imyaka 40, je maze imyaka 40 mu ikanisa. Ariko se nibyo gusa adutezeho? Hari umusaruro Imana idutezemo. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Bibiliya yavuze ngo muri umuco w'isi, muri umuco w'isi, muri umuco w'isi hari umusaruro Imana idutezemo. Twasomye amagambo, Bibiliya yavuze ngo hahirwa abanyambabazi, ngo kuko ari bo bazazigirirwa. Kimwe mu bintu Imana idutezemo nk'abakristo nuko tuba abanyambabazi, nuko tuba abanyambabazi. Hahirwa abanyambabazi, ngo kuko ari bo bazagira gute? Bazazigirirwa. Imana idutezemo uko tugira imbabazi mw'abakristo. Isi idutezemo imbabazi. Mu muryango bagutezemo imbabazi. Umugore wawe agutezemo imbabazi, umugabo wawe agutezemo imbabazi, abana bawe bagutezemo imbabazi. Hahirwa abanyembabazi, ngo kuko ari bo bazagira gute? Bazazigirirwa. No,
nkibaza ndetse koko ko tuzatugirana utubazo n'abantu kandi noneho bamwe batari nabo hanze bahanoga nk'abahanoga tuzaduhurira hano buri gitondo wenda tunaririmbana tunasangira n'ibi twamaze gusangira ariko murabizi ibi ariko ukamunanirwa pe ukananirwa kumubabarira pe bikanga pe kananirwa no kumuha ukuboko gutya bikanga none se nimba byaranze murumva tutari kwera indibu nimba byaranze uko turi kwera uruzabibu turi kwera imbuto nziza twasomye irindi jambo rivuga ngo hahirwa bazana amahoro mu bantu sifa kwa Mungu ngo kuko ari bo bazitwa abana b'Imana ijambo ryantangaje hahirwa abazana amahoro mu bantu ngo kuko ari bo bazitwa abana b'Imana mu yandi magambo birabivuze ngo nimba utari amahoro mu bantu nimba utazuzana amahoro mu bantu ushobora kuba utari umwana w'Imana no kuri hahirwa abazana amahoro mu bantu ngo kuko ari bo bazitwa abana b'Imana igico kiragoye atekereza ko kigoye nigeze kumva ubushize abantu baganira uzitegera abantu baganira bakavuga batari ko abantu abantu ntibatinye kuvuga ariko nyine niko babibona kandi ahari niko bisa hatari ko abantu bataranakizwa abantu bakira abapagani niho abantu bagiranaga amahoro ntimuzamumva abantu babivuga gutyo niho abantu bagiranaga amahoro ndetse abantu bamwe bakavuga batari ko hari abantu batanakishijwe batazabazana hano bibera ahandi hantu bati bari abantu nibo bagirana amahoro atari ko abantu bo mu nzu y'Imana ugasanga niho abantu mu njyana ugasanga niho hayobe dushobora kuba turi kwera indibu nimba isi itadutezemwe amahoro nimba warakijijwe ariko mu muryango wawe ntibagutegemwe amahoro ntuba umuntu utanga amahoro mu muryango wawe ahubwo ukaba umuntu utangamo umunjyane n'ibibazo wibaze ibibazo byinshi nakurikiye ikiganiro ejo bundi c'umuntu umwe w'umuyobozi w'idini rimwe hano bamusobanurira bakamubwira batari ko iwanyu ntihabagamo ibibazo batari ko muri iyi minsi namwe batangiye kubavuga dushobora kuba turi kwera ivy'Imana expectinga muri twe nimba ikituranga nk'itorero ari ibibazo ari umunjyane ari amatiku dushobora kuba turi gutabakote rwose baramubajije arisobanura ariko niki Yesu atakoze twasanze ngo umurimo yahawe yawukoze neza kandi yawurangije neza
ariko ari kwibaza uyu munsi ngo kubera iki mwabandumwe ko nabapfiriye ko nabapfiriye kandi nabikoze neza, kubera iki muhaye mwera ibyo ntari integereje, kubera iki noneho dushobora kwibaza ngo ese biri gupfira kuko wenda tubivuge buke ariko tuvuge nk'abari kuganira. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese uri mu Kristo ngo abari icare mwigisha, kandi ngo ibyakera byose ngo biba bishize, kandi ngo ababaye musha. Ahandi Bibiliya ikavuga ngo umuntu navuga ngo nkunda Imana, nkorera Imana, ngira gute ngo ariko ntakurikiza amategeko yayo, ngo aba ari umubeshi. Noneho nkibaza ngo ese nimba rerema ubuzima bwacu budasa na Yesu, kuko Yesu yaranzwe n'imbabazi rwose, yaranzwe n'imbabazi, yari umunyembabazi. Wibuke habe na wa mugore bazanye wa munsi abantu ngo bamuzengurutse, abantu bose bamushagaye. Yesu ngo arunama, ngo yiyandikira hasi, ndawuzi ibyo ariko yandika, ngo yunamutse, ngo aravuga ati ariko utarakora icyaha natera uyu muntu, namutera nababo wa mbere kumutera. Ngo arasubira arunama, ngo arakomeza arandika, hanyuma ngo agiye kunamuka ngo asanga bose bahunze bagiye. Ngo yitegereza wa mugore, ngo aramubwira ngo wa mugore we, ndakubabariye, genda ntukongere gukora ibyaha. Yesu ni umunyembabazi. Abantu baramututse, baramusuzugura, baramukubita, bakora ibyo bashaka, ariko ntiyigeze, Bibiliya ndizi twereka ko yigeze agira ipfunwe ngo abarakarire ngo agire gute, ariko yari kwavuga ngo data bababarire kuko batazi ibyo bakora. Imbabazi. Yesu atanga amahoro. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Aho ageze hazaba amahoro. Haba n'ababigishwa babiri ngo bahuye nawe batamumenye, ngo bagenda baganira, ngo baje gutandukana bamaze kumubura, ngo baravuga ngo yo uziko kuva burya duhuye dutangiye kuganira, uziko imitima yacu yari yamaze kugubwa neza, yari yuzuye amahoro. Yesu atanga amahoro, kandi ibyo yakoze, umurimo yawukoze kugira ngo duse nawe. None ukibaza nimba tudasa na Yesu, nimba duhaye dukora ibidasa nk'uko Yesu asa, ibintu biri gupfira. Nuko se Yesu hari nk'uburyo se yagombaga kubaka tubatse neza, hari nk'ahantu se yahengetse, yabikoze neza kandi umurimo yahawe yawurangije neza. Haleluya. Aranazamuka arabasezera, ababwira ko nawurangije, mbatumye mu isi, nzagaruka kubatwara. Yabikoze neza arabirangiza, ariko se biri gupfira he? Biri gupfira. Dushobora kuba twaraje gusa tukitwa abakristo, tukabatizwa, tukaja ku gitabo. Kera hano ntitubigira, ariko kera abantu bagiraga n'amakarita y'ibatizo y'umubatizo. Abantu barayagiraga, nasaga nabona iwacu abari barabatijwe mbere, batizo bakava yabatijwe itariki, yabatijwe na pasiteri runaka, nazaga nzimbona iwacu. Twarabatijwe, twabaye abakristo, turabaririmbyi, turabapasitori, turabavuga butumwa, turiki, ariko ibintu bipfira. Dushobora kuba twarafashe urugendo, ariko tutarahishurirwa Yesu, yabivuze pasiteri. Sifa kwa Mungu. Haleluya.
dushobora kuba twarafashe urugendo ariko tutarahishurirwa Yesu, tutarahura nawe. Bibiliya ivuga ngo umugabo witwa Ezra ngo yaritakumye bari Babuloni, avuga ko bagomba gutaha iwabo, tugomba gutaha tukaje iwacu, tukaje Yerusalemu, tukaja kubaka, tukagira gute. Arabisobanura, arabyumvikanisha, barabyumva, baramurekura ngo aragenda. Ariko ngo ageze mu nzira ashoreye ubwoko bw'Isirayeli bavuye i Babuloni basubiye iwabo bagiye kubaka igihugu cyabo. Ngo bageze mu nzira ngo yibaza ikibazo. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ngo aribaza atese ko nahaguruka mushoreye abantu ubu bwoko bungana gutya kabambajanye muri kiriya gihugu, ese ubu koko ndi kumwe n'Imana? Ubu koko aba bantu njanye riya sinaba ngiye kubashora, sinaba ngiye kubaroha, ndi kumwe n'Imana koko? Iyi safari, uru rugendo nahagurukanye n'abantu n'abagore n'abana n'ibiki, aba bantu bose nshoreye, ubu koko ndi kumwe n'Imana? Ngo ateranyiriza abantu ku kagezi kitwa Ahava, ngo arababwira ngo ntidukomeze urugendo, tubanze twicare dusenga Imana. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Tubanze twicare dusenga Imana ngo tuyiyoboze inzira, tumenye neza ko twahagurukanye nayo. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ngo yicaza abantu ngo biyiriza ubusa barasenga, ngo Imana iramubwira ngo ndi kumwe nawe, komeza urugendo. Haleluya. Ndashaka gusoza nkubwira ngo wishire ku munzani, hanyuma numara kwishira ku munzani ugasanga ntuhaye wera uruzabibu rwiza, imbuto nziza, ndakubwira inama ngo banza uhagarike umuvuduko. Banza uhagarike umuvuduko. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Banza uhagarike umuvuduko, ubanze wicare wibaze ngo ese koko nahaguruka ndi kumwe n'Imana? Nabyawe ubwa kabiri, uru rugendo ndimwo, ese koko ndagenda gute? Ushize narababwiye ngo nukuri twibajije icyo kibazo tukagitekerezaho neza, narababwiye ngo Yesu ntari kuri. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Si igipfa amatwi. Iyo wibajije ikibazo ukabaza, ni wicara ku kagezi ka Ahava ukibaza ngo ese ndakomeza ngende gutya bimeze gute? Si igipfa amatwi, azayumva. Sifa kwa Mungu. Azayumva kandi ntari kuri, azagusubiza. Hanyuma dufata urugendo turishuwa ko tuhaye dusa n'uwaduhamagaye. Ntaco atakoze, ariko ikibazo ni ukwibaza ngo ese ko nakoze biriya byose bimeze gute twebwe? Inzabibu zimeze gute ko zirera iki? Nimba ukihariye wera imbuto zitarizo, ugabanya umuvuduko, ubanza utekereza ngo ese nahagurukanye nawe. Namara kukwemerera ukomeza urugendo. Imana nituganze. Amen.